Reka rero twongere tubasuhuze kandi tubifurize gukomeza kugubwa neza aho muherereye hose mu nguni zose z'isi, uhereye ku bari mu Rwanda, bari muri East Africa n'abandi ba diaspora muri rusange. Reka kandi tubonereho n'umwanya wo kwihanganisha abavandimwe bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bari mu bihe bitoroshye by'intambara hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubabwire bihangane cyane. Muri kano kanya rero tutagutindiye, tugiye kuba tukugezaho ikiganiro Perezida Kagame yagiranye n'ikinyamakuru Figaro. Iki kiganiro cyihariye kikaba cyaragarutse cyane ku mubano hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa, ku bibazo bijyanye n'amatora, ibibazo bijyanye no kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse n'ibibazo bigiye bijyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibindi byinshi. Ni ibibazo byinshi byabajijwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ni ibibazo kandi bikomeye, aho Perezida Kagame yagarutse ku mubano w'u Rwanda n'Ubufaransa, akanasobanura ko wagiye uhinduka mu buryo bwiza kandi bugaragara, nubwo ngo hakiri byinshi byo gukosora nyuma y'amateka mabi kandi ashaririye. Ibi rero yabigarutseho mu kiganiro nyine cyihariye yagiranye na Figaro, ni ikinyamakuru cyo mu Bufaransa, kibanze cyane cyane ku ngingo zijyanye no kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse garuka ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo n'ibindi bibazo byinshi bikomeye, aho Perezida Kagame yagiye abisubiza nk'uko tugiye kugenda tubivuga kimwe kuri kimwe. Umunyamakuru yatangiye amubaza ati, imyaka 30 irashize Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye. Ati Ubufaransa kandi bushinjwa kwigiramo uruhare. Ati umubano hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa wifashe ute? Perezida Paul Kagame ati icyambere ni ukwemera ko mu myaka yashize umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa utari wifashe neza. Ati uko iminsi yagiye ishira wagiye umera neza, kandi kuri ubu navuga ko uhagaze neza cyane. Ati Ubufaransa bwumva neza uko Jenoside yatangiye nuko yagenze. Ati ibintu byatangiye guhinduka guhera ku gihe cya Nicolas Sarkozy. Ati kuri ubu ngubu Emmanuel Macron we ari mu nzira nziza, ati ariko hari ibintu byinshi bisigaye byo gukosora. Ati kandi hari n'ibiri gukorwa. Umunyamakuru akomeza amubaza ati mwaba mutarishimiye kuba Perezida Emmanuel Macron atazaba ari kumwe namwe tariki 7 Mata mu kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 30? Perezida Kagame ati nakwifuje ko twaba turi kumwe, atari ko siko bizaba bimeze. Ati ibintu nge mbifata uko biri. Ati niwe uzamenya niba bizashoboka kuba ari kumwe natwe cyangwa se niba bitazashoboka. Umunyamakuru akomeza amubaza ati musobanura mute imyitwarire yo kwamagana Ubufaransa igenda ifata indi ntera muri Afurika? Perezida Kagame ati Ubufaransa n'Abafaransa nibo bakwiriye kurazwa ishinga n'icyo kibazo. Ati bakwiriye gusubiza amaso inyuma kugira ngo basobanukirwe neza nk'uko natwe twabigenje aha ku bijyanye na Jenoside. Perezida Kagame ati hatabayeho uko kwisuzuma ntabwo twakwizera ko ibintu bizagenda neza rwose. Ati cyakora ibihugu bya Afurika bibangamiwe nuko kuzamba k'umubano nabyo bigomba kubigiramo uruhare. Ati ni byiza rimwe na rimwe kwisuzuma ubwawe buri gihe, ntiwumve ko amakosa ari ay'abandi gusa. Ati niba uyu munsi babonye ko bafashwe nabi, ati kuki bemeye ko bimara iki gihe cyose? Ati niba hari ibyo utemera ugomba kubivuga nk'uko bigenda iyo uri kuganira. Perezida Kagame ati akenshi iyo harimo kutumvikana ntabwo amakosa aba ari ay'uruhande rumwe gusa. Ati ahubwo sintekereza ko Ubufaransa ari bwo bwonyine nyirabayazana wo kwinubirwa muri Afurika. Umunyamakuru aramubaza ati imyaka 30 irashize Jenoside ibaye igahitana abasaga miliyoni mu minsi 100. Ati mubona mwarabonye ubutabera?
Perezida Kagame ati mu buryo runaka twavuga ngo yego, ati ahandi tukavuga ko byashobokaga ko birenga uko bimeze, ati cyakora kuba u Rwanda ubu ngubu rutekanye ntabwo wavuga ko ari ukubera ubutabera gusa, ati harimo n'uruhare rw'ibyemezo bya politike byaherekeje gahunda yo kubabarira yashyizweho. Ati mu kwirinda ko ubwicanyi buhorerwa ubundi twakuyeho igihano cy'urupfu. Ati ni icyemezo cyafashwe abarokotse jenoside batakishimiye, ariko cyari ngombwa kugira ngo ubumwe n'ubwiyunge bwihute. Perezida Kagame ati icyari kigambiriwe ni ukubyihutisha dukoresheje kubwizanya ukuri. Perezida Kagame ati nakongeraho ko nubwo ibihugu byinshi by'amahanga byadufashije mu buryo bw'inkunga mu bijyanye n'ubutabera babigenzemo gahoro cyane, ati abajenosideri bihishe mu Bufaransa, Ububiligi, Canada n'ahandi nta nkomyi. Perezida Kagame ati nibwira ko byashobokaga kubikora kare. Umunyamakuru abaza perezida ati kuri ubu se inzira y'ubumwe n'ubwiyunge twavuga ko igana heza? Perezida Kagame ati yego rwose birumvikana, ntabwo bwicanyi nka buriya ibyabwo byarangira gutyo gusa, atari ko ushyize ku ijanisha ndibwira ko kugeza ubu akazi kakozwe ku kigero cya 80%. Ati ndetse na 20% gasigaye ni inzira y'ubwiyunge ikomeza. Ati amateka twanyuzemo yaduciyemo ibice, ariko ntabwo ari wo murage wacu. Perezida Kagame ati mu myaka ya 2000 nibwo twatangiye politike yo kwishyira hamwe, ati umunyarwanda wese akaba ku isonga y'iterambere ry'igihugu cye. Ati buri wese agomba kubazwa ibyo akora kugeza no ku nzego nkuru z'igihugu. Ati buri wese rero arabibazwa iyo intego yihaye atayigezeho. Umunyamakuru arakomeza aramubaza ati ubukungu bw'u Rwanda bumaze igihe buzamuka ku kigero kiri hejuru ya 7%. Ati twavuga u Rwanda nka kimwe mu bicumbi by'ubukungu muri Afurika. Perezida Kagame ati tugerageza guha agaciro ubwiza bw'igihugu cyacu kugira ngo duteze imbere ubukerarugendo. Ati kuko buri ku isonga ry'iterambere. Ati ubuhinzi n'ikoranabuhanga nabyo biri ku isonga. Ati nta banga ririmo. Kugira ngo tureshye abashoramari nta kindi twagombaga gukora atari ugushaka umutekano. Umunyamakuru arongera aramubaza ati haba hari inkunga musubiza inyuma z'abanyamahanga? Ati tuvuge nk'izo mu Burusiya. Perezida Paul Kagame ati twe twakira buri mufatanyabikorwa wese ugamije kudufasha gutera imbere. Ati cyo tumusaba ni kimwe gusa. Perezida Kagame ati kubahiriza amategeko yacu no kutaduha aye mategeko ni ikintu cy'ingenzi. Umunyamakuru ati mwasubiza iki aba bashinja kuyoboza igitugu? Perezida Kagame ati n'uburenganzira bwabo. Ati icyakora sinzi icyo bashingiraho banyita gutyo. Ati sinshobora gusaba imbabazi z'icyo ndicyo cyangwa se icyo nteganya gukorera igihugu cyanjye. Ati nta na rimwe nigeze ntekereza ko umunsi umwe nzaba ndi hano nka perezida. Ati byaje nk'impanuka. Perezida Kagame ati ndababwiza ukuri, hari ibintu utagiramo uruhare, ibintu utashobora kugena uko bigenda, atari kuko byamera kose bikaba. Ati nuko ndi hano. Umunyamakuru akomeza amubaza ati mugiye kwiyamamaza mu matora ya perezida azaba muri Nyakanga, muri manda yavuye ku myaka 7 ikajya kuri 5. Ati twavuga ko muzakomeza kugeza muri 2034. Perezida Kagame ati ishyaka ryanjye niryo rizafata umwanzuro niba nziyamamaza mu matora yo muri Nyakanga. Perezida Kagame ati ku by'ahazaza byo ntabwo mbizi. Ati niyo naba nshaka kugeza icyo gihe singewe wo kubifataho umwanzuro nge nyine. Ati iby'ahazaza singe ubigena. Umunyamakuru akomeza abaza ati umubano wanyu na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo warazambye bitabaho. Ati intambara irashoboka?
Perezida Kagame ati ni amakimbirane amaze igihe kandi aho kubogoza nibwira ko ari ngombwa gushaka igisubizo. Ati kugira ngo ubyumve neza ni ngombwa kujya mu mizi, ni amateka maremare, ati birenga no mu gihe cy'ubukoroni. Perezida Kagame ati Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda ndetse n'u Rwanda buri kimwe gifite abaturage b'ibindi bibiri bisigaye bahageze kera cyane. Ati mu burasirazuba bwa Kongo ho baratsembwe nkaho atari iwabo. Perezida Kagame ati ni ahantu bisanze ku bw'imipaka yaciwe mu karere. Ati hari izindi ngero nk'izo nyamara zitateje ibibazo. Perezida Kagame ati urugero mu gice cy'amajyepfo ashyira uburengerazuba bwa Uganda bimeze neza kuko ikibazo cyakemuwe neza. Ati nyamara muri Kongo abo baturage baratsembwa ku manywa y'ihangu. Perezida Kagame ati byose biterwa n'ikibazo gikomeye cy'imiyoborere i Kinshasa. Ati abayobozi ba Kongo ntibitaye ku gihugu cyabo. Ati igisubizo cyo guhagarika ubugizi bwa nabi mu burasirazuba bwa Kongo kiri mu biganza bya Perezida Felix Tshisekedi wenyine. Umunyamakuru ati Tshisekedi agaragaza ko mufite uruhare runini ku mvano y'ibibazo ashingiye ku bufasha muha umutwe wa M23. Ati umutwe wiganjemo abatutsi nka bamwe bakorewe jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Perezida Kagame ati ariko abantu bo muri M23 n'abaturage bafite ubwenegihugu bwa Kongo. Muri make icyo ni ikibazo kireba Kongo. Kubindeba nasaba Felix Tshisekedi gushyiraho iherezo ku bwicanyi bukorwa na FDLR, umutwe ugizwe hanini n'intagondwa z'abahutu zagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bagahungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Kagame ati ni ngombwa ko imvugo zihembera urwango zituruka hakurya y'imipaka zihagarara. Ati hamwe n'ibikorwa byo gutwika abantu bikorerwa mu muhanda. Ati ni ibikorwa biri kubera muri Afurika yo hagati, isi yose irebera. Umunyamakuru ati bivuze ko muri guhamagara umuryango mpuzamahanga. Perezida Kagame ati ingabo ziri mu butumwa bwa Loni bwahawe izina rya MONUSCO zimaze imyaka irenga 25 hariya. Atari ko se umusaruro wabaye uwuhe? Perezida Kagame ati ugutsindwa kw'izi ngabo uyu munsi ubutumwa bwazo bugeze ku musozo mu gihe bwatwaye miliyari 35 z'amadolari. Ati ikindi kintu gituma ibintu birushaho kugorana ni imiterere ya politike y'akarere muri iki gihe. Perezida Kagame ati ibihugu bikize bifite inyungu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati ibyo nta kibazo wenda njye mbifiteho. Ati bakurikiye amabuye y'agaciro, cobalt, coltan n'ibindi kugira ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itajya mu biganza by'Uburusiya, Ubushinwa n'ibindi. Ni nkaho byabaye ngombwa ko bigirira impuhwe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati ibyo bihugu bikomeye bishobora rero kugira u Rwanda igitambo. Umunyamakuru ati ku bijyanye n'amasezerano n'Ubwongereza ni iki mwabusabye nk'ingurane kugira ngo mwakire abimukira babugezemo mu buryo bunyuranyije n'amategeko? Perezida Kagame ati inkomoko y'ibi ihera mu myaka ishize ubwo nari umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu mwaka wa 2018. Perezida Kagame ati byari ngombwa ko hashakishwa igisubizo mu gukemura ikibazo cy'abimukira bapfiraga mu nyanja ya Mediterane. Ati ibintu byakomeje gufata indi ntera kuva ku ihirikwa rya Gaddafi ndetse n'intambara yo muri Libya. Perezida Kagame ati igitekerezo cyari ugutanga uburyo bw'inzira eshatu aho abimukira bakirwa mu Rwanda nyuma bakazoherezwa mu bindi bihugu nk'ibyo mu Burayi bwa ruguru, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indi nzira yari ugufasha abo bimukira gusubira mu bihugu byabo by'inkomoko. Hanyuma iya gatatu yari uko baguma hamwe natwe ariko mu gihe cyose bemera imibereho yacu. Perezida Kagame ati kuva icyo gihe
ibihugu byinshi bifite ibibazo bijyanye n'abimukira, atariko ku bijyanye n'Ubwongereza dusa n'abagiye mu mizi. Ati ibijyanye n'ingurane, ati mu bijyanye n'ubufasha bugamije iterambere, Ubwongereza buradufasha kuva mu mwaka w'1994. Ati ayo masezerano nagerwaho, kabone n'ubwo hari abayitambika mu Bwongereza bikarangira ashyizwe mu bikorwa, iyo nkunga iziyongera hagamijwe kwita kuri abo bimukira.